Wenda ni kazima. Ayewe. Kazimada. Harahumeka nuko kananiwe burundu. Ariko kananiwe. Komana. Ni kazimasha. Nchwe. Mama we. Ukuntu kireshya nukura. Ariko yari nini ko. Ukuntu kireshya kirareshya na nyina. Ariko nyagasani. Akaguru karagenda kakamanuka kakajya mu ice no mu ndani. Kaba kamanutse. Kubyara biravuna. Kubyara biravuna we. Nini yayo cyangwa iyi ninyi? Ikizima. Ariko nini ni be. Wayikoze mu kanwa. Ni rurerure. Kaba kamanutse bakikunje kare mu ice. Bagera cyakana mu ice akandi bakikunje kare. Kuna muganga nti abanza gatwera. Abako yacikiye. Yacikiye bwa niyo mpamvu. Abanjije ubuguru nanjye nabona. Abanje ubuguru. Uri yo ne hirya ntabwo ngiye. Abanza amaboko. Mane. Ya rushinya gasani. Ebigena mene suha y'igitibya. Shayihe nibyayirushye pe. Yakoraga hirya no hino ayiga mani karyama bikanga. Wana wejya kurya. Yewe we. Kari kikunje kari kunja kakagenda kakajya mu ice. Mu ice yo muhe. Ariko simubwira rikasira byaye. Oya rikase na igize iki. Ubuse ni hasigaye mundi. Haracyarimo nundi. Undi aracyarimo. Ana ibyara. Oya shari n'icyo kangaza. Amara
urasa kubyara imbaraga Weka para mafuti akaguruka kizinze ngo kujya kukazi gusononeka ngo kupoherezayo akazinga karamaruka kajya mu icebe na nyina yawe inshwe gatangiye kugira guhebeba kandi ntibajya inshwe reka nimanike uko mana shawe umubyaye urushye kabisa yarirushye umva ngo nyi gatangiye kunyigira mukanya irabiri konka nanjye nabonaga byarangiye ariko iby'Imana ikora agasekuru ni isekurume ibyaye arakoze pe ndava hano hagurutse sha inshwi umwana w'ihene ahita ahaguruka ariko uw'umuntu disi ayiga ye ari gukubagana ngo impamvu ababyeyi bakunda abana ni ukubera igisi kuri guhaguruka ubu kari kujya gushaka ibere igihene kandi ntabwo wayibuza yakombye umwana iri mu biki ubu sha afite inzara reba hageze ajya gushaka ibere dodo ibyaye agahene k'agakarasha wewe muri kamera ukuntu kari kugaragara do mwe nurebe nta nubwo kari kugaragara kubera ukuntu ari agakara do ako mwana ubu mpaka gacakiye ibere karahagurika mana ariko ni ihene koko izaba ari isekurume cyane yego shajya gushaka ibere kariya n'agahene zirya ibintu zireba ibintu ibidasa rebera ibyo bintu nyine igiye kuwuta ariko umuziho aba ari amahirwe iriya hene
iri kurya ziriya hene. abanza amaguru Ihene ziriya. undi Iyo yabanza igenda ukuboko yirukanka. ariko bibaho n'umuntu hari igihe ngo abanza amaguru ariko bahita bajya kumushyira ku iseta. iyi ngiyi ni nzima ntacyo itwara ntabyumvira ngo iyo umwana avutse ntarire ngo aba ari ikibazo. aba ari ikibazo nyine maze n'abaganga baramukubita ngo arire. n'iyi ni nzima rero yabivuze. icyo ushaka ni ukugera ku ibere. ariko dore isekuru niko ibyaye neza ku manywa. uko igenda ikarigata niko kagira imbaraga. kagenda kumuka nyine. Iri kurya ziriya hene. Nakurya ihene. ubu ndashaka kureba igihe ihene iri buhagurukire. ngo uyifotore. hoya ubwo ni ukureba iminota imara ikiva mu nda kugira ngo ihagarare igenda. niyo nshaka kumenya. yewe ku zuba. ibanjije amaguru. ibanjije amaboko. ni amaboko. shabwo nturi mu mukubite hasi. data amuzanye hano. wamujyanye hariya se. mujyane hariya ku musambi. mujyane ndakugurira. umukeka ariho umujyana ariko biriya bishyimbo arabimena. mujyane ndacyari mu bushakashatsi ushaka. so ninjye uzapfa utavumbuye koko. we uko ikomba niko gahaguruka. aho rero ntumbwire ko atinya ihene. yewe ayitinya. Niriya ko yanjye kurya ihene. Irakanye. Riragushaka ihene. ntugafate. mbega imbaraga afite mu kuboko. uzi ukuntu atinya ihene. irahagaze. yewe data hashize iminota 11. Irahagaze. ndashaka kureba ndakugeze ku ibere. hari iminota ikoresha. mu gihe umuntu agenda afite umwaka ndebera iminota. yewe irahagaze ni ukuri mana yanjye. yagiye gufata ibere we. yewe we. ubwo ni iminota 15. ihene ikivuka imara iminota 15 igahita ihagarara. wawu
Niriya ikintu kaka. bagenda ariko inda nini ndebera ahantu iri kugana buriya ziri kubwirwa n'icyo aho ibererera ntumbaze iraba we akosa Ndashaka kunywa. igahita ifata ibere reka yange kuyonsa rero Ndashaka kurya iy'abandi. ariko tinda konka umwana w'umuntu wahita yonka igomba niri kwanga kumwonsa hariho n'amaraso ma hariho n'amaraso abindi mpfa kuba mbumbuye hariho n'amaraso mama sado hari mundi dore utuguru muhamagare uzi ko yagiye none ubwo urabigira ute hari mundi dore amaguru harimo amaguru ariko mana kandi nabivuze ati nyamara hari mundi mwana byinshi yapfuye ma mwana we igira inyuma sha ma igira inyuma negera inyuma second born we are going to see other goat ihene yapfuye disi wapi ntabwo yapfuye iraguye ntabwo iguye ntabwo yapfuye ntabwo kubiha ihene iriho iriho
yo we kandi nawe yabanje amaguru n'amaguru yewe data we yagiye ahubwo ye baba we n'ukuguru wabibonye ko yabanjije ukuguru yabanje ukuguru nayo aba we yabanje ukuguru iyi nayo kandi wabonye ko yabanjije iki amaguru yasohoye utuguru agatwi yazanye ni utuguru kandi n'iyi ngiyi byivutse mbere ni utuguru bazanye n'ingiyi byajeyo sekamana byagiye kubyazihene ko ntabizi ariko njye nabivuze nabibonaga pe ko ifite n'undi mwana wabibonye kaje ntoya harimo n'undi mwana ntabwo yabyara umwana ntabwo bishobora ni akaguru se si ukareba sekamana ni akaguru nanone sekamana nawe uri none se ntabwo mwakwihagira uwihangana akagira akarebamo akadufata nyine akatwegeranya akadusohora siko yabigenje se uyu muntu nadufashe kasohoke kuko kagatinzemo kagira ikibazo wabibonye yewe ihangane pe utuguru tubiri hari igihe gahina akaguru gahina shaka kurure buhoro wabimenya ko yarebye ntabwo yari umwana umwe mama asange nabibonaga rwose ubu se ni kazima ntabwo ari kazima oya ni kazima ntabwo ari kazima ni kazima wabibonye wabibonye ko ari kazima wawu ntabwo yari ifitemo umwana umwe njye nabibonaga yagiraga gitya ikora mu kanwa ivane mu ivata ntabwo iyi hene yaba yari kuba ifitemo umwana umwe ntibibaho ngo ntabwo ari kazima ni kazima niko gusa karimo ko kadahebewe karahera mukaza urukundo rw'umubyeyi we none zanye karango nayo irakora ngaho ndebera nawe ahise ahatunguka sekamana niyo uyibyajije mvuye nsanga ntawe uhari manutse mbona nkubita na karango harazamuka nahengeze mbibyaye mwari guta mukigejeje umucanga n'agase kikabyara kamwe ngewe nawe ati nyamara ntabwo ari umwe hasigaye icyo yayirahaka niyo ni umwe yesu ashimwe shamba yari inaniye pe kandi guhumugisha rwose hari abagabo ko nyine hadapfa abandi nyine bagira ngo twari kubishobora cyangwa igihugu kidafite umuntu w'umugabo cyangwa se nkaho kuvuga ngo igihugu kitagira umuntu w'umusaza kugira inama none uragira ngo nibyo byabayobeye wa mugani byatewe nyine uracungana nuko iri gutera inyuma abantu nabo baragize hajya n'indaro urimo uvuga ngo nyamara ngo itaye nawe ati ihene iri kuraha gutya murabona idafitemo undi mwana
Sando ndagiye rero kumicunge kuta reka ndebe icyo ari cyo ni inyagazi wawu ni inyagazi rwose Ikisa ni igiki? igisekurume Ibyaye igishashi n'igisekurume. Byaye neza. cyane ubundi hari ibyaye gatatu byari ibisekurume gusa Kubyaza ihene rero ngiye muri iyi mpamvu ni uko inka yanjye nanjye igiye kubyara mpamagara wa mugabo duturanye akaza akamfasha nkamurebera wa wundi duturanye gire rwose yego ndamubona tugafatanya tugakura naho ubundi ntabwo kubyaza amatungo nari mbizi nabimenyeye hariya uwo mugabo avuze ati fata ukomeze ukurure aho kubyaza inka byo bisaba kwiyegereza n'ivu kugira ngo kuko bifite ibinyerera nanjye ndabizi ufata ibintu bikomeye mu ntoki kugira ngo nukurura utanyerera iyo ubanyero cya gitwe gisohotse biba birangiye n'ihene rero iyo ubonye uko ukona agatwe karasohotse ubundi bita byiza ubundi rero narimenyeye yuko ibanza utuboko yabanje amaguru zose habanje amaguru yose Y'inyuma. y'inyuma Y'imugani. Kamana avuga ati intuza yagiyemo hasi mu ice biri ibi abanza gukoramo akayihindukiza yakoze yewe